hanyuma nagira ngo umukobwa wacu nimumenye ko aje ihalika yawe mana rurika sokunyare nurungari umutabaze azagira agahita ibanze cyabimuteye uwikeza mama ushaka akazi nyoko wakubyaye azabyifata amateke atareba gusa na senge iyo ngiro sibizi usagase wacu uduhusiye uku ko n'abasaza bawe mama wazaga bagusaga wasanga n'izurugwiro bazahasanga ndewuni ariko usa na se wacu uduhuzeye irungu uwahawe muvunyi cyubahiro mu bahungu azakumara agahinda aguhesha ishema urihesha ababyeyi ariko usa na se wacu uduhusigiro mwamuhaye amashyi mwokagira u Rwanda natwe baradushingira ubwo rero mwana wanjye umuryango wicaye wemeza ko tugushyingira uriya muryango uhagarariwe na Paulo aho tukujyanye ntabwo ari habi kandi umuryango twabiganiriyeho kandi mwana wacu warakoze wowe utaciye za cya hafi aho wajya no banyira na za cya hafi agatunguka na yehe warakoze mwana wacu kuduhesha ishema warakoze mwana wacu uheshema ababyeyi warakoze mwana wacu kutuzanira inkwano ubwo rero ntabwo ndi buze kujya kure ikiganiro mudusanzemo ni iki ngiki Paulo we karame inshuti yanjye Gejuru mwendekere gusura murebe gutya Gejuru hano rero ugenda witonze amazi ntabwo ari yaya si ibyanjye nawe amazi ntabwo ari yayandi bayibonye abajepfe rero bahagaze aha ngaha bakoze akazi gakomeye cyane akazi gakomeye cyane sinzi ko uri muza kuvuga uri muza kumvikana mwana wose sinzi unaruzi bavuga ururimi rwa kijepe gusa uburyo uza kumvikanaho ntabwo mbizi ariko hagati aho ngaho inshuti yanjye umugeni wajya kunsaba dore nguyu igira hino mworoshye mugake namuciye umusaza hanyuma usubiremo mwongere mu woroshye mu gakeya
amashyi naho neza bimangaho amashyi n'amahoro ngaho mukomeza akazi kanyu rero nshuti yanjye umugeni wajya kudusaba nguyu umuryango ukaba umushyikirije hanyuma abo bajete rero bakoze akazi gakomeye ubwo uraza kugira amarenga ucana nabo ururimi bavuga ngo sinzi ko wanarumenya hanyuma rero nshuti yanjye icyakuzinduye wongera ubuhake kwa so wagutumye umuryango ntabwo wari kunyagwa uragabanye hanyuma ukomeze ugubwe neza rero ibisigaye bindi turakomeza tubiganiraho mushimire ikindi tubwire urabona ko uyu ni umwana ugikeneye kurerwa ugikeneye kurerwa kandi n'umuryango agiyemo nawo ndabizera yuko nawo kurera nawe muri ababyeyi ngayo nguko rero ugubwe neza n'ubuhake kwa shobuja urakoze cyane muvu indaha ubanza ari mu kunyura bishoboye nanjye nasanze bikomeye ariko ntabwo nabura icyo nihera abana ntabwo nabura icyo nihera abana aho tumuzi two turyoha cyane turasa n'impanga uhagaze umwanya usoza ibyanjye akira mama maze ngiye muri mwumve inyota ije muze kugasoma nako mbihereye Imana muvu enda hano mbaye nka wa umushumba ati n'ibyaye mukigaharirwa muvunyi reka nkunganire muvunyi nabanze akemura ikibazo cy'abaramubera baraziranye mureka akemura ikibazo cy'abaramubera hanyuma kugira ngo we wabivamo sinakurahiye reka akemura ikibazo cy'abaramubera ntabwo wabishobora wowe ntabwo urora amashyi menshi cyane cyane hanyuma ibisigaye bihereze rero bihereze umuhungu wanjye hanyuma akomeze adufashe abituyoborere atwerekera abana aho banyura n'aho bicara n'ibyicaro bibakwiriye urakoze cyane arabizi we karame dufashe muri ako kazi gasigaye ibyanyu ntibyarangiye akandiko ntimwakabonye kabatambutsa musubiyeyo amashyi nanone kuri muvunyi tumushimire cyane uwo musore ni umukwe uzi icyo ari gukora mu gihe nk'iki nabuze ati abo bantu ntabwo bari busubireyo imbokoboko maze rero umukino kumwe yawoze amverope ya kabiri amashyi menshi cyane yego none muvu yigira hino nkwereke tumenye ubwenge noneho wihagararira aha ngaha maze turore ngaho mumuzanire yose ariko mana yanjye baramuguha ariko baragaye ntacyo bitwaye ubwo turakomeza duhagarare mu cyanditswe kivuga ngo si ngombwa ko muvunyi abaho wenyine musohoze icyanditswe nimumuhe nta kundi cyangwa bamuhaye bakamuhobera akamuhobera kuko uzi bamwicishije ipfa ayo mashyi ntabwo nagaye mwongere kandi amashyi menshi cyane rwose aha hanyuma rero protokole ibaherekeza cyangwa babashakire dutebe twanyu dore rero mugere mutya mushyire muri rwa rubavu ruba rufite ikibazo ubu rubavu rwabonye rwarwo aha utiki rero nabonye usa nk'ufata ukuboko kwe ndavuga ngo wasanga ngira ngo kiranura ibiri aha uri ugiye guca amazina ku bahungu bari bari aha n'abakobwa amwambitse impeta y'urukundo ngo iyo udatana nayo vuba amashyi menshi cyane ati rero nta nubwo ari impeta yonyine nkwambitse akira n'ururabo rugaragaza urukundo uko umuntu arinda ururabo ngo rutuma
ahora arwuhira, akarwuhirira buri munsi, igitondo, amanywa, ijoro, kugira ngo rutuma. Ndavuga ururabo. Ni nako rero umuntu avomera urukundo kugira ngo rutagajuka. Iyo urukundo rero utaruvomereye birangira mugiye kuri parike kandi bitari byiza. Nzajye muvomera urukundo iteka. Amashyi yo bayakomeye ariko nta amashyi menshi cyane. Aha, ubu yambwiye ko atari yo mpano yonyine yakuzaniye yakugira Imana. Hari indi mpano yamuteguriye agira ngo amushyikirize. Yego, tambuka. Hano nziza takira irashema shingiro ry'abakobwa umushinga w'ubwo gutanga bombi w'intwari. Dore ko ajya yitwaza agakoni k'urukundo akagashyira mu kwaha akakarambika ku gituza, umutima ukuzura ibyishimo. Gajo ry'ingabire. Amashyi n'impundu mukagira Imana bari aha ngaha. Mutanga impundu cyane, impundu nyinshi. Hari ahantu tujya basanga impundu zacu zirakennye, ariko twebwe ngo nibaguze z'ikongo. Reka mbe ncecetse. Aha, mukobwa mwiza usanase, nawe ntabwo uri umukobwa gito. Hari impano wageneye Muvunyi. Hari ikivugo cya Muvunyi wa karemajwe n'ibyuma. So yakwise neza mu nanjye data, ariko nyese bigira umwami arabizi. Ngo ni kimwe kuri kimwe. Amashyi menshi, muduha amashyi make. Muvunyi yari umusore wahoraga ku itabaro agatabarira igihugu. Nayo mpamvu bamwise ngo Muvunyi wa karemajwe n'ibyuma. Yahoraga ku itabaro yimana igihugu. Urumva muvu nawe uzimana urugo rwawe, uzimana umugore wawe cyane. Amashyi menshi cyane. Nanone hari umwana w'umusore witwa Ganza, wamubonye uriya yimanye mushiki we mu mvura y'amahindu, mu zuba ry'igikatu. Uriya mwana w'umusore washimiye ndetse na mugenzi we, ariko Ganza yaramwimana. Wabonye ko yamukuzaniye igitore. Ganza ari hehe? Yagiye. Yaba babirangije bakushimire cyane. Amashyi menshi inshuti yawe cyane. Hanyuma rero ababyeyi bacu baracyakanyakanya n'ibyo dushimira Imana. Abari yabindi ngo bageze muri ya ndinda mwana. Yego ni vuba, ariko babe baretse. Ndagira ngo nsabe umubyeyi umukobwa wacu Sanase nahaguruke bamuha Imana. Haguruka umukobwa aguha Imana. Basange hariya rwose cyane, utera intambwe. Akitwa ruti rutota abatinyirwa mu tugari n'utuga rwamba rwatangana. Ni n'isonga nisaba nyanze kwita abatinya induru ivugiye ituru muhobere turu. Amashyi menshi cyane cyane. Uvu nawe neza ndabona bitanye biracitse. Muvunyi be hafi kabaye mugani wawe undi mukobwa na se ibindi. Ariko umukobwa utarera aba ari inkunguzi. Ushaka wiririra umukobwa mwiza, umukobwa nurira. Muvunyi nawe araguhoza nicyo abereye hano. Abandi bakobwa bajyasohoka ukagira ngo bari bategereje bose barawuhebye. Yanagukandagira n'ijisho ritukura. Amashyi menshi cyane. Umukwe wacu kwambitse icyubahiro nyakugira Imana. Ingofero nta kindi isobanura n'icyubahiro aguha imbere y'imiryango yombi. Maze rero niyo nkoni yashyimbo irasobanura ngo ukomeze utwaze, ukomeze umutware, ukomeze utwaze, ukomeze ushikame umuryango. Araberewe nyamara. Ukiri aho ngaho reka mpamagare na mama muri ya ndirimbo. Naguhamagaye mu byivugo, reka muhamagare mu ndirimbo nziza. Ni intera mu nyikirizo batangira n'indera. Niwe mwiza nyina umuntu
nyina w'umuntu nyina w'umuntu umuntu niyo mwaba mutabanye umuntu murahura kakwibwira umuntu akanakureba n'impuhwe nyinshi umuntu n'imbabazi zuzuye amaso umuntu yarimba kakugwa mu nda ugwe mu nda amashyi menshi cyane. nawe umuntu ni umuntu ukomeye ngo nakabura ntikagire gute ntabwo kaboneka rwose niyo haje undi aza ari undi nyina w'umuntu rero umuntu ukomeye cyane ugenya kugira Imana umukwe aragira ngo gushimire cyane byimazeyo aha iyo ni impano muko aguhaye agushimira n'umusore watojwe gushima igeze kubivuga ati Pawulo nagabana nanjye ndaza nshimira ababyeyi ndetse n'abavandimwe n'umuryango. Amashyi menshi cyane. noneho buryo ubona ifoto nziza cyane buryo amashyi menshi cyane cyane ndetse cyane. reka nsabe n'ababyeyi bamuvunye nk'uko twabigenje namwe mubigenze mutyo muhaguruke mubyeyi mwiza tera intambwe wigira imbere. yego kamuhobera umbwire ati sha tuzaniye igaju gaju ry'ingabire rukundo rudatuba ugabise kisesuye gasanganira uweya agahobera ihangu sengirangira ubona ntacyo bitwaye umugisha sobukwe ntacyo bitwaye rwose. Ni inkoni rero urakomeza utwaza. Amashyi menshi cyane nanone. Umubyeyi nawe natera intambwe amusanga kiraha bajya bavuga ko umukobwa adakora kuranga baseruka ariko hari igihe birangira n'abamuhaye umugisha abana nabo batanga umugisha. Narigeze kujya umubyeyi Tito Rutarema arambwira ati sha aturamenye yani ni mujya muvuga ngo umwana ntababera se ati umwana bose abari kwase no kwasemuka bari umwana ati umwana nanyambikira umubyeyi ingofero nza kujya ku ruhande nabazanye bivuze iki arabimbwira nsanga ntacyo byica. Amashyi menshi cyane cyane. ubona umukobwa wacu arashima nawe ntabwo ari umukobwa gito amenya ko Muvunyi atavutse ku giti agira aho avuka agira ababyeyi mwakongera mugahuza ibiganza mukajira. aha yego noneho mwisubire mu byicaro. umukobwa wacu aragira ngo ashimire famiye Kayinamura bari hano yagwa Kayinamura tera intambwe protokole imfashe. iyo tugeze aha idafite protokole ibintu bigenda bigura intege. yego amashyi menshi cyane
cyane nanone ndetse cyane. Amashyi menshi cyane. Hanyuma rero hari indi mpano hariya tera intambwe mukobwa, impano ya nyirasenge w'umukobwa. Bambwiye nababajije ba nyirasenge nibahagurukira rimwe biragenda bite, ati umukuru yibwiriza. Nyirasenge ari ngo utagira nyirasenge bigira gute? Aha, umukwe wacu nawe azi ko mu gihe nk'iki utagira nyirasenge yisenga. Aha, ubona niba kwe ahubwo wowe umugisha umwana niko bigenda, ngo utagira nyirasenge arisenga. Nakoze cyane. Urora ifoto y'urwibutso rwose. Arakoze cyane. Maze rero ndagira ngo mbasabe mubanze mwicare muruhuke, cyangwa nkwakirire ruguru cyangwa nkwakirira. Reka nkwakirire aha ngaha kuko ndarora hejuru ababyeyi aho naca sinahabona. Reka mbanze nkwakire nk'umukwe mu rugo. Abakobwa bizanye ibyo batazi, yagize ngo izi zifungurwa kwa kundi uzane urufunguzo rwako. Protokoli ni serivisi barihe nibo bari kumenya uburyo tuyikiranura. Ariko rero mu gihe bagishaka urwo rufunguzo, hagize ngo nizazindi zifunguka mwatuzaniye imvaburayi. Iyi rero gukuraho urukoma bisaba urufunguzo. Mu gihe dutegereje n'abansabye bakajya mu byicaro, hanyuma urufunguzo rukaba ruza. Cyangwa reka nkwereke, hagarara ya mukobwa, gira hino nkwereke uko tubigenza. Y'abana bari mu rugo imbere y'ababyeyi babura icyo babura, ntacyo mwabura. Reka nkunganire, karame, reka nkunganire rwose. Kagira Imana. Yego yego. Ubona ntabwo wabura icyo wihera abana, ntiwabona icyo mushiki wawe. ni ukuri. Reka ntabwo bishoboka. DJ nawe ushatse wanyu twajyana mu ngamba sha.
isaha kwimuvuga bavuga soma noneho somana n'uwo muri kumwe ukica wabona yego kamwuhagize niko soma nibyo byiza kamuha kagutomera rwose aha amashyi menshi cyane hanyuma rero gajurye wacu usana se gafate hano noneho burya hanyuma ku kuboko gufate mu gihumbi urahazi mu gihumbi fora ni hehe oya uracisha hano ufate mu bitugu ngaho muherero ubona takira sheri mwiza muvunyi so yakwise neza usa na se na muvunyi urumva ni ibintu byawe ni amata abyaye amavuta amashyi nanone cyane cyane isabe mu byubahiro byanyu rero protocol mubafashe base nk'abazamuka mu byubahiro byabo bicare bagubwe neza hanyuma rero nimba cyusa kiri hano hafi cyusa aze kumva hafi mbere ko nakira cyusa reka mbanze nakire abatahira abakobwa namwe protocol isize aho bageneye babaye ibyicaro byiza yego bigira mwana karame bari abakobwa se buriya icyiciro kiraguma bashikira bari imbere icyiciro ni kiriya urabahindurira naho ngaho ubu ntibanyeganyega ntabwo yego reka noneho nabivugije neza mihigo ngo ibitugu n'iby'insengamihigo ati ndaga intwari ni nyinshi mu Rwanda ngo hari intwari rwanyikiye Rusengo ngo hari n'intwari ikaze amacumi ya ruzira kubangira imwe yanze kubyarira mu cyagane ngo idasiga inyanja umusanduri ahubwo ngo irashaka kubyarira mu ryagihara tega ndahari abahungu ugatuka yambika impeta wegeze mu mazi isanga abagabo bacinya n'imirizi ngongo bazumana mu ntoki bava mu mutindi nyakugera atakaratangara ati dore ishyano umuhima rwagitoro umubarinda myumbati yasishyano yitwa rumaragishitsi urwashyaka y'imana y'inkibakwiriba nibwo intwari yakebutse mukuru wayo inkingamubiri weshubije inguge y'umugongo inimire wamutindira muvumo intwari yiga ingendo yungura ingano iti nanandateye ikibazo ukora urwiza ngo nasanga segatwa karugagaza uwa kibirira wa kimanu nibwo intwari yahageze yanga kuma umugezi wa nyamihenagura nuko umuhongora sindagize uwampaye nshimwe intege abatabizi ataraga nkundira mpakire mubwire ko izacu zirimo ruti zikamba ruganira inka ziza mu Rwanda zaje zimumera batazizi bati zirakungura n'abazizi bati zirakunga amagana munka nkunda amaganje mupfizi nkunda Rusengo ababyeyi beza ntimukabura igicanira nanjye mushumba sinjya ndara umuhoro tega namwe abakobwa nimwihebere ngo rizagora n'abo basore ntibararongora Nyangari ya rubono rwangu nimwe yamurikiye abakamisha bakama muhondo ntibayijanda n'ingabo bakaba bayesha ronda runyago ntimuciye rwego nkamana kwiramira ejo bundi rumenyera nkabizahera tega nkundira mpakirega nkubwire ko izacu zirimo imbibi y'imbangukira migina zikabamo imbabazi ya rukemabuhumbi ni nawe umuntu ni umuntu ukomeye cyane yigeze kuyibabwira ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ubyeyi rero yego iyo umwana akuze akagera muri iki kigero akagera kuri uyu munsi akobwa iyo ufite
abahanga baranabivuga neza ngo ujye kurambagiza kugira ngo umenye ko umukobwa ushatse muvunyi uvuga ngo urabanza ukarambagiza nyina, siko babivuga. Iyo uzi ko nyina yamureze neza nawe urugo rwe yaruhaye umugisha, umugore wawe aba afite umugisha kuko aba afite aho ukomoka. Mwambika iryo kamba ashaka aho umubyeyi w'indashyikirwa. Ubwiza bw'Imana se wiriweho, icyo mukundira cyose nsanze umubyeyi wampaye byinshi. maze umwe akwiriye isezerano rye. Yewe Joseph yemeye ko wowe usoze kimaze ube umugore kandi gusezeranije ko azakwibukira imibereho yacu ari mu mahoro no kuba waba muzima cyangwa urwaye, uburyo nzagukunda kandi nkukubaha iteka ryose. Imana nyir'ubuntu budashira ikomeze isezerano mugiranye uruhame rwa Kiliziya kandi basengerezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Gustave Sekirimaze akiri impeta bambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka busezerana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Joseph akiririmba hanze ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka bisezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
turabibashyikiriza tubishimiye tubaha amashyi n'impundu. byose wagira ngo kuko burarangiye
Thank you.